byinshi mubona benshi babikora hariya, so baridazi batandukanye ku ma event mubona babikora. Icyo cyiciro cya education ugomba kugera ku rwego buri wese muri twe twigagira isomo. Nizere ko niba bashaka abaspeaker bajya kwedifyinga abantu bari bigisha uyu munsi ushobora kuba ritari gukora ibyo bintu. Hello, bitari ibyo twaba twarataye umwanya. Then icyiciro cya gatatu ni ukwedifyinga an upcoming event. Umuspeaker uzaba uri muri upcoming event. Unatanga urugero kuri mega season dufite ejo nani kwa gatanu, bivuze ngo dufite Boss Lady Flora zaba hari harimo arabaha ibyabo niba ariko ntabivuga. So ugomba kuba kano kanya nagiye mbibasaba niba uri gutumira abantu bakagombye kuba bibanda kuvuga ku muspeaker, so ukabasharinga story, then muspeaker akazajya kugera kuri stage abantu bawe hari amakuru bagize gute bamufiteho. Ibyo bineshoni twabinyuzemo. Hello, none si ubwo niba utibuka n'ibyo byiciro ibyo twagiye tubizamo point zurazibuka. Man, bivuze iki? Niba ndi gutumira abantu nkababwira ni hazaba hari umuntu udasanzwe bizaba bimeze gutya ni kanaka nkabasharinga story ye, azajya kugera kuri stage abantu benshi bafite amatsiko nta n'umwe ushaka no gutaha, sibyo? Abantu mujya mutumira abantu muri event agataha bidasoje, abenshi nagomba mwakoze edification y'ibintu biri aho ngaho. So edification yabyo rero ni ukuvuga ku baspeaker cyane cyane umuntu uri gukora close ukabigisha business, that's okay, ariko nibura umuspeaker udasanzwe guest speaker azafitemo umuntu uri busharing story uri bumuvugeho. N'ubu kuri OPP tuzagira buri munsi biraye byiza ukajya uraruza umuspeaker umuntu uzakora close n'ibyumwihariko byagufasha ko abageste bawe baza ku maximiza OPP. Hello, niba utamuzi ndabizi neza cyose cyararabizi, ushobora kumwaproach ukamubaza inbox, ushobora kumuhamagara inde muzakora closing ejo niba batabisharije kuri groupe za Victoria. Yes or yes, ariko byumwihariko kuri ano ma event dufite manini nka za mega season iki Friday yagiye hanze uzi umugest speaker ninde. Icyo cyiciro ni cyiciro cya gatatu to edify a speaker, just a guest speaker of an upcoming event. Cyiciro cya kane aricyo navugaga, just to edify the upcoming event, arivyo twageneralije nka promoting event. None urumva ntabwo ugiye kwedifyinga umuntu, cya mbere cya kwedifyinga upline and prospect, edification upline and prospect. Cya kabiri edification cya edifying a speaker kuri stage muri event yariyo yose. Icya gatatu edifying a guest speaker of an upcoming event, event yo niraba. Ibyo bintu biratandukanye n'icyo cya kabiri. Cya kabiri na ABC rules korera kuri stage umuspeaker harako kanya, sibyo? Cya gatatu ni umuspeaker uzaba uri muri event runaka gatangira kumwedifying utumira abantu bawe cyaba partner babwira ati nyamara bizemeze gutya ntuzaba uri kuno mu bizaba bidasanzwe dore ibyo yagezeho. Ariko no icya kane ni promoting event ubwayo nyirizina. Hello, ama point twagiye tubibonaho wabicitswe kuko nabivuze. Ushobora gushaka ino master key ukayicamo ukayisoma, ndabizi benshi muri hano muzi gusoma, cyangwa se uriya muvandimwe muze kumwakira ariko YouTube channel yiwe, cyangwa se niba ari yindi sinzo yabishyize nabonye ari YouTube channel yabishyizeho, murebe uko byagenda kose ibintu mu binyuremo. Kuko revo mugezeho muri business jya murabakira bamwe kuri stage kugira ngo akore bisilo wakumva ibintu atangiye kuvuga mana yanjye, ku buryo n'umuspeaker ajya kugera kuri stage yamaze kuba pissed off, cyangwa se neza kabura n'ahahera bitewe n'uburyo bamwedifyinzemo cyangwa bamwakira. Benshi barahayipinga akaba yabeshyera umuspeaker n'ibyo atarageraho, bagakora frame z'amafaranga yenda n'uwo muntu atinjiza rimwe na rimwe utazi. Mu byo batubwiye kora preparation cyane iyo ngiyo impamvu ngiye kwibandaho nuko mbere yuko twinjira muri presentation nuko hariya kuri stage benshi hano ndabizi ko murajya muhaca muri kwakira umuspeaker. Yes or yes, batubwiye ko niba ugiye kwedifyinga ku muspeaker ako kanya hariya kuri stage make sure ko ukora preparation before. Yes or yes, then ushagira amakuru ushaka umuspeaker ugiye kujya kuri stage, then amakuru wamushatseho nuze gukabya numukabirize nubeshye, kuko biri mu bintu bishobora gupisinga umuspeaker cyangwa se umuspeaker bituma burahira cyangwa se na audience yawe ibatsa abantu barabeshya uyu muntu uje kuri stage ibyo bamuvuzeho ko mbona screening akavuga ati ko ndimo n'umuntu wabeshya. Siko bimeze. Ni byiza rero ko turushaho kuba professional, kandi ikindi mu gihe abandi bakora ABC cyangwa bakora education cyane cyane zo kuri stage, ko abenshi bazikora turi hano ugenda utega amatwi wumva umuntu yenda uburyo agira ate
abivuga cyangwa bikurikiranye. Yes or yes? Then tugiye kwinjira muri points cyangwa se mu isomo ryacu riri ry'uyu munsi ya presentation. Tell your neighbor presentation. Nuko nabivugaga ntabwo dukeneye ko hano muri Victorious igihe cyose abaspeaker bazajya baza ahangaha ari Flora, ari Peter, ari Eric, ari Cyosaki, ari ba Yves, ari ba Isaac n'abandi, kuko nabo ibyo bintu ntabwo binjiye babizi. Siko bimeze, ni ibintu bigiye hano, ni ibintu bashyiriye mu bikorwa hano, then uko bagenda bajya kuri stage kenshi cyane, tell your neighbor stage, uko bagenda bajya kuri stage cyane, uyu munsi bakaba ari bamwe mu baspeaker beza dufite muri business. So numva rero twese one on one turazikora kandi ukazikora nta kibazo ufite. Siko bimeze, nta muntu wambwira ko umaze imyaka, bano ni icyiciro cy'abantu turengeje umwaka muri business. One on one urazikora, sign up urazibonye, product ugacuruza n'ibindi byose, sibyo? Iyo rero ni proof uko presentation uzikora. Ariko iyo ubwiye umuntu ati ngaho ajya kuri stage utavuga ati kubera audience nini kumufesinga, benshi nibagira iyo commitment n'imbaraga zo kumva ko yafesinga abantu bose bangana gutya. Ariko noneho uretse n'icyo simamya ko ari iyo confidence, simamya ko simamya kibitera ni practice zinyeya. Ni yo stage yenda ya mbere y'abantu benshi gutya bangana gutya agiye kujyaho. Yes or yes? Ngira ngo mwabonye abavandimwe, kandi uwo muvandimwe ari muri iki cyiciro no uyu munsi nari kumubona. Jeremy yabari sari muri iki cyiciro. Umuvandimwe agiye kuri stage yiyamamaje mu bantu bakora bajya baba abanyamatangazo neza ukabona naho guhera byavuze ati se ni mubizi bya challenge ni mubizi. Kiriya ikiba kiri kubitera nuko n'ubwa mbere aba exposed imbere y'imbaga y'abantu bangana gutya, sibyo? Bamenya ko niba ari point zitandukanye kuri challenge ya Victorious hari yarazifite, niba ari za get promo, niba ari ukugura intebe, nta bintu byinshi yenda biberamo hano atazi yari gutanga nk'amatangazo, ariko yenda kuri we nyine gufesinga abantu bangana gutya ngabahereza ya content afite, bikaba yenda ari ibintu bimugoye. Ariko nitujya n'urugero kuri Boss Lady Colette, tukajya kuri Brother Damien bari gukora presentation yesterday cyangwa se na Eliza ari kudukorera ABC ruru cyane ko yasanzwe abikora kenshi, asanzwe abaye mu event atandukanye, babikoze neza cyane, tubahereza drop one drop of drop. So bivuze iki? Wasanga yenda nabo bitewe ari atari yo stage ya mbere bari bagiye uko byagenda kose. Nureba mu minsi yari wabanje Boss Lady Catherine ndore wakoze presentation ni ari muri no sako, ari muri sako ye ni Christian, okay, ari muri sako y'abajisi ubwa mbere agiye kuri stage, asanzwe ari umuyobozi mwiza, asanzwe ari presenter mwiza. So bamenya rero abo bantu kugira ngo babashe kubikora nuko hari umunsi bagize confidence yo kwemerera kujya kuri stage. So brother Elias Muhozi yaduhaye points zitandukanye zafasha umuntu gukora presentation neza. Presentation ya one on one nge sindi buzibandeho, mpamya ko ndamutse ndi kuganira na bariya kuri point ya presentation tuntu twinshi turimo hano natuvuga, ndi kuganira na bariya tuntu twinshi turimo hano natuvuga, ariko bitewe n'icyiciro hano twe turimo bizera nashidikanya ko nta muntu hano one on one kigora cyane. Hello, abantu benshi hano one on one turazikora. So niyo yaba ari muri group ntoya gutya turabikora, ariko abenshi tugira ikibazo iyo bigeze ku bantu benshi. Siko bimeze. Mama point menshi akantu ndi bubabwiremo nuka tubwira ko muri no chapter, in this chapter we expound more on presentation in the network marketing industry. The intention is that by the end of the chapter you have picked up enough nuggets that are going to help you make your presentation more impactful. Na kandi kamaro k'isomo no kugira ngo presentation zacu zirusheho kugira impact nziza, zirusheho impactinga positively audience yacu. Hello, impactinga positively audience yacu no kuzamura amarangamutima y'abantu bagashobora kugera ku rwego tubona se siko bimezera abagure product basigning up cyangwa se nanyoterwe n'ubutaha yumva ari ibintu yagarukamo gukurikira presentation. Ariko ari nk'umupresenter ushobora kujya kuri stage audience yari arakavuga ati ibintu sinzabigaruka, wajye unamutira aho bati si byabi
ibyo bigoro byanyu nabonye bidatwika cyangwa se akagira uburyo abifatamo mu buryo buri negative. Rero nizere ko ku barida twese turi hano, making presentation is not just about the company and product facts. The company presentation guides and materials or presentation slides, it begins with the preparedness of the presenters themselves. So ndumva aka kantu ni akantu k'ingenzi, ariyo mpamvu ariko mbereyeho. Usibye kuba twatekereza ko presentation izaca akamaro cyangwa se n'uburyo bwose twajya dushaka uburyo zirushaho kwimpakitinga aba prospect bacu tuba twatumiye, invitees zacu, audience yacu, ariko kugira ngo ibyo byose ngo bizagende neza, wibuke ko ziriya C24/7 uri kuvuga si za matching bonus na za megavase n'ibiki, si factor za company, ahubwo wowe nk'umuntu nk'umuspeaker ubwayo ni presentation kuruta n'ibyo byose ugiye kugira gute gutanga. Uburyo witeguyemo, hello, uburyo uri tayari kuri ya presentation yawe, uburyo uri bwitware ni kimwe mu bintu bikomeye, yewe n'uburyo uri buvugemo za megavase cyangwa se za factor za product n'ibindi byose bitewe n'igice ugiye kuderivaringa cyangwa ugiye gutanga. Ko Koreta ashobora gukora presentation, Efrem agakora presentation, Diocles agakora presentation, Theoneste agakora presentation, bose batanze presentation imwe, yenda niba ari presentation ya product cyangwa yari business part, ariko umuntu akaza kuvuga ati amarangamutima yakazamuka kumva ko yakunze no business cyangwa se yatangira no business, ko sales zaboneka bitewe n'uburyo umwe muri abo baspeaker yagize ate yitwaye. Bose matching bonus bazivuze nibyo, bose megavase bazivuze nibyo, ariko hari uburyo wa muntu yabashe gutacinga amarangamutima y'uwo muntu. Rero kuri presenter ariho nshaka kuza kwibanda cyane. One of the important skills you should learn as a network marketing professional is of public speaking. Hello, kandi ko kantu ka mbere nshaka kuvuga ahangaha. Public speaking contains ibintu byinshi cyane. Birumvikana ko public speaking si megavase siriya byose, uburyo waza kuvugamo biriya bintu byo rwose it doesn't matter. So ahubwo ikintu cy'ingenzi gikomeye twese hano tugire assignment yo gukora ku kintu cya public speaking yacu, public speaking skills zacu. Ahandi buvugemo iki cya mbere, muri public speaking skills kimwe mu bintu ukeneye ni content, ibintu ugiye kuvugaho. Hello, izera nashidikanya ko abantu twese tumaze hejuru y'umwaka muri business, nta muntu yenda na ID plan gatatu zose turi gukoresha inshyashya kuri part ya business ariko mere kuri product. Izera nashidikanya ko twese kuri ziriya product zacu hari amakuru dufite. Hello, uburyo naka kanya bakubwiye ati niyo waba utari kureba slide igisha product, mubya ka benshi muri hano ushobora no kugenda ukurikiranya za dots cyangwa se point kuyindi uko bikurikirana. Niba muri C24/7 iby'ingenzi bikomeye sukuza kuvuga ingredients, abenshi ni bari no kuri project ari aba bari kuzisoma. Hello, kuza kwinjira muri izo ingredients si ngombwa cyane, ahubwo kuza kwerekana ibyo C24/7 ubushobozi ifite mu byo yakora, kumentioninga sometimes zimwe mu ndwara ishobora kugira ite kurinda no kuvura. Yes, ibyo nibyo by'ingenzi cyane. So niba ugeze kuri complete again kumentioninga zimwe mu ndwara ishobora kurinda no kuvura, si ngombwa zose. Niba ugeze kuri core juice zimwe mu ndwara ishobora kurinda no kuvura, niba ugeze kuri live and coffee the same. Ariko abenshi hari abantu ushobora gusanga agiye gukora nka presentation ya product akaba yayikora minota 30, nuko akanini waza gusanga yagiye yibanda muri za fact, yagiye muri ingredient, kandi abenshi baraho nibazi na ingredient cyari cyo, nibazi niba uvuze yenda uvuze harimo imboga n'imbuto n'ikintu kinyarwanda datsoke benshi barabyumva kumva n'akamaro kabyo, ariko niba ugiye kuza ingredients zacu hariya kuri slide ziba zanditse cyangwa se muri ka gatabo yo tugafite abana none uri gukora abenshi nta nubwo bazi izo ingredients icyo zikora. Hello, kubwira umuntu anti aging abenshi nazi ibya anti aging ni ibiki, kubwira umuntu za ingredients nyinshi dufitemo benshi ntabwo baba bazi ibyo ari byo, ariko nyine muri presentation kugira ngo ize kugenda neza kora kuri content ufiteho content nziza.
yes or yes? Point ya kabiri ikora kuri confidence yawe. Niba uri public speaker, yes, content ariko the confidence yo kuza kugufasha kudelivaringa. Nizere ko tutuntu muri kutunotinga ahantu uburyo uzajya ureba ko nibigiye kupresentinga ko tuntu uri kudukora content abenshi ihari sibyo, ariko niba content ihari menya utuntu tw'ingenzi muri content yawe tutagomba kuburamo. Content hari nisiza facts, no, content ni urugero natanga kuri product, niba ari kuri business, naho ko byagenda kose kore kuri content yawe. Yes or yes? Tubyigira no kubarida benshi ku speaker benshi bagiye kuri stage, ugenda ubona hari ibintu atagomba kugisinga. Niba ugiye muri content yenda kuri business part, numbwire ko waburamo cash flow quadrant, ukagira n'uburyo uyivugaho, uburyo budaserereza abandi ngo niba uri mu kazi uri mu employee ntuzakira uzapfa udakize. Guys, hari abantu benshi batunzwe n'icyo gice sibyo, ariko nibura cash flow quadrant nigomba kuburamo kamakinga shuka ushaka gufokasinga muri cash flow quadrant ni kuri business owner bereka kariho business kugiye kujya kubereka kariho business yacu. Indagaye uza kugomba kuburamo cya gice cy'intego. Ubanza uvuge why kubera iki umuntu akeneye no business mbere yo kujya no muri cash flow quadrant. Intego ugira ibintu zivugaho ukawusha abantu mu mutwe ko bakeneye gukora ahazaza habo. N'urugero ibyo nibyo navuga kuri content. Niba ugiye mu buryo bwo kwinjiza amafaranga cyangwa uburyo abantu bunguka, make sure kubereka uba driving ubereka yakunguka te binyuze yenda muri DRB. Ntumbwiye ati Megavasi ukabwira umuntu ati bazo winjije abantu 10, ubwo aho ngaho aba yamaze kuzamura amaranga mutima avuga ati zo miliyoni 6 mana yanjye business buryo ifite amafaranga. Siko bimeze. Then uza kugera muri matching bonus, niyo utagiye nshanya bya bintu byose ugashanya ka matching kamwe kamubwira ati bazo babaye 1000 hano babaye 1000 hano, uhita tekereza miliyoni 37. Yes or yes? Mbese muri content hari utuntu tw'ingenzi utagomba kubura. Niba content yawe wayikozeho, make sure kujya kuri point nani kugira ngo uze kudeliver iyo content neza, ukeneye confidence. Yes or yes? Ari byo navuga. Nyuma ya confidence, eye contact. Ko ntabwo ambwira ko ufite confidence uri kwigisha abantu gusureba muri slide. Hello. Eye contact ituma wiconnectinga na audience yawe. This point ya gatatu ituma wiconnectinga na audience yawe. Abantu muri kuganira cyangwa uri gusobanurira bakeneye kukubonamo biriya bintu uri kubabwira. Hello. Kandi bazabikubonamo uzareba abantu benshi uri kwigisha bameze gutya. Niyo uri muri closing ibwo none haranakureba akavuga ati uyu muntu ibi bintu ari kumbwira nibyo, abakeneye kubona ko umubeshya cyangwa uri kuvuga ibintu bya nyabyo abiboneye muri eye contact. Hello. Yuri kubivuga akabona neza wajya kubivuga bati rero mu business maze kugira team maze kugira gutya yakureba akajya abona neza ibintu uri kuvuga nuhamanya nabyo. Then your eye contact igomba guherekezwa na convincing voice. Be convincing. So kuba convincing ni ukuvuga mu ijwi nyine rifite imbaraga. Niba ariko nabi sinzi yenda nihagira umuntu ubonye ikinyarwanda kiza yambwira cyabisobanura. Kuba convincing ni ukuvuga ibintu bihamye. Ngo urabona hari bishobotse biko nyine ukajya usanga harimo bya bindi bya nyine amahirwe nyine uvuga ibintu ukoresha imvugo zihamya, statement zihamya, ariko yenda numva kuba convincing bikoresha imvugo zihamya. Urugero muri no business birashoboka ko mu myaka 10 nazagura imodoka. Birashoboka, it's okay, birashoboka ni bishoboka nyine sinzi ukuntu ngende kubyumva. Abantu benshi nizo mvugo bajya bazikoresha, umuntu ashobora kubaza ati iyi product nyikoresheje nakira, sibyo cyari gutanga testimony kuri product zawe, ugasanga ati uyiguze ukagerageza. Mbonye ijambo kugerageza, uyiguze ukagerageza ukareba. Guys, be convincing kuba umuntu nakeneye gutanga amafaranga yo kubinagiye kugerageza. Siko bimeze, afite priorities nyinshi ku meza ye, afite minervare z'abana, afite bills mu rugo, afite rent, afite byinshi. Kuza guhita afatamo amafaranga ye rero ngagure product cyangwa yatangize business, cyane ko wakoresheje statement zimwemeza ko ibintu agiye gukora ari shuwa nziza ariyo priority number 1. Hello. Rero mu gihe turi mu presenter mwiza, iki cyo cyose uri muri presentation ya wirinda za statement zishidikanya zishobora kuzana doubt mu muntu, sibyo? Ukoresha statement ziri convincing.
ariko usibye na statement gusa no mu ijwi ryawe umuntu nakumva yumva uri gusoundinga nk'umuntu ugira ute wemeza siko bimeze pana ku buryo ushobora kuba bijyanye na script za inviting nyinshi nta muntu uratumira abantu akubaza atari ko sura ryamo ko numva uryamye hariya ntabwo uri kubukoresha ijwi riri convincing ijwi convincing ushobora kuryita ijwi riranguruye ushobora kuryita ijwi ryemeza yego ntuzavuge cyane yenda gusakuriza abantu cyangwa bamena amatwi ariko nibura niyumva ijwi ryawe yumve ko ibintu uri kuvuga ubihagazeho amagambo make hello yumve ko ibintu uri kuvuga atari ibintu uri gupapira atari ibintu uri guterateranya atari ibintu uri gushidikanyaho ahubwo yumve ko ari ibintu n'ejo wasubiramo nawe ukanya gusubishijemo abatsi kuko ibyo bintu nibyo byemeze nyine ubivuge nk'umuntu wemeza ubihagazeho yes or yes tumaze kuba point zinge kugira ngo presentation nk'umuspeaker abe yitwaye neza cyane content confidence eye contact and convincing voice okay ikindi gikomeye cyane rero image na mbere yo kujya yakaba ariyo point ya mbere nahereye nibuke yatubwiye ngo the preparedness cyangwa se uburyo nk'umuspeaker nk'umupresenter witeguye ureke za fact product business biriya yego biraza kuba byaje muri ya point ya content ariko no kugira ngo umuntu abashe kubyumva no kubyemera ushobora no kuba izo point zindi zose wari uzifite ari percentage byashyiraho ariko iyo point ya mbere ya image wayitarutse nk'umupresenter abantu bawaraza kubashidikanya ku bintu byose uri kumubwira ufite confidence nibyo ufite eye contact nibyo aravuga ati we yisize insendo nicyo yenda ari bubone ariko aravuga ati yasha so rero kora kuri image yawe image irimo ibintu byinshi siko bimeze image irimo kamere ku myambarire posture kugaragara wambaye ariko image iraza no kuzamo n'umubiri muri rusange sibyo uyiteho niba utasokoje ubaziye ngo uri kuvuga ibintu byiza ariko wakagombye kubanza ukava kuri stage ukajya gusokoza niba muri ubyumva muri image muri rusange muze gushakaho n'utuntu twinshi how can I make my image ujye kuri Google bishake baraguha point twinshi ushobora gukoraho siko bimeze so numva rero image posture nk'umuspeaker nk'umupresenter igihe cyose ugiye kuri stage make sure ko ari kimwe mu bintu waba wakozeho make sure ko udahereza umuntu amahirwe menshi yo kudawutinga cyangwa se yo kuza kudawutinga ku bintu kandi image iri mu bintu bikoraho cyane hano muri kino gitabo cyari yasavuga ko yageze kwanu ka image first impression counts first what impression buryo umuntu akubonye bwa mbere cyangwa se buryo umuntu abonye umuspeaker ashobora kuza kuba ari byo biri buze kumwemerera kugutega amatwi uko bimeze iyo ni first impression so rero make sure ko utamuha room yo kukudawutinga cyangwa yo kuza kudawutinga ku bintu ufite so kandi biraza gukorwa na impression ari bukuboneho bakikwakira kuri stage wenda wakoze ABC cyangwa se niba nawe uri gukora ABC n'umuspeaker kuri umupresenter make sure kugikandagira kuri stage aza guhita kubonamo umuntu ashobora kumva ko akeneye gutega amatwi hello baraga point ka image gusa point ya gatanu reka ndebe niba ari ndi nibagiwe kuvugamo then basangize tumwe mu dustori yagiye ashyiramo hano twagiye tumufasha guhindura business ye kuri kano ka image hari akantu yavuzemo looking good is good business ni koti y'umugabo bita Mike ADM Mike ADM imeruka kumusherega kuri groupe zimwe z'aba top leaders abantu tubana muri groupe ya top leaders ya Efrem nabana nakabasharinze bafana mwe tubana muri groupe ya top leaders ya Booster ngo nabo muri Giant abo muri MVP zo muri Zauri twarigenge mfata utuntu mbona dukwiriye abarinda cyase twabarinda natubasharinga ndabizi ko mwese hano muri abarinda ariko benshi simba no mu groupe ya top leaders zanyu cyangwa se abarinda zanyu sibyo ariko icyo nashaka kuvuga ni iki Mike ADM abatamuzi muze kumusacinga kuri Facebook uwo mugabo kubasomye no master key niwe muhoza avuga ko amufashije guhindura wardrobe cyangwa se guhindura imyambarire muhoza akiri mushya muri business umugabo yaje muri Uganda yari group ambassador cyo gihe nya Nigeria ugiye kumara imyaka 12 muri company ni upline w'abaridas benshi muri Nigeria ko benshi mutabasimba mentioninga ariko ni upline wa Majori Obota kumanuka kugera kuri timu zose muzi zikomoka kuri Majori Obota kaba upline wa Global Kenya ba Moses Sadika
abitwa bakure ni Marina Francis Joroge Moses Andika kumanuka timu yose muri Kenya n'abandi benshi muri Nigeria mbese n'umwe mu bagabo bakomeye cyane muri no company hano muri M Global Africa. So rero uyu Mike Adeyemi ari nabyo Muhozi yamukotinze ko nimwe mu bamufashije kuba yaratangije gushyiraho ino dressing code yo kwambara amasuits ku bagabo, ama high heels ndetse na business yata yari yose ku bantu dukora ino business yabikuye kuri Mike Adeyemi. Mu gihe Mike Adeyemi yazaga muri Uganda yaramurebye aravuga ati ko byagenda kose nanjye nambaye nkuri ya mugabo nakorera amafaranga. Nubwo uwo munsi Mike Adeyemi point muzo yigishijeho yabasangije ko bagomba gukora kuri image yabo nk'uko twabivugaga. Nubwo Mike Adeyemi icyo gihe atari yambaye full suit gusa kugira ngo imyambaro y'abanyanigeria myinshi urayizi bakunda kwambara bino bintu bambara n'ingofero n'ibiki n'ibishura, bakunda kwambara nko kwenda wakwambara amashati nubwo wenda design itabimeze gutya ariko bafite amadesign yabo hariya y'ibintu bya kitenge style niba ariko nabyita. So rero yabonye ukuntu yari yambaye, then aya magambo avuga looking good is good business, bivuze ngo niba wambaye neza rimwe navuga first impression abantu wigisha, abantu bakurikirana kuri Facebook, ibyo nyango ndari kubibwira abantu bapostinga, ntuzigire upostinga ifoto wambaye nabi kuko iyo foto n'uzumara abantu bazagira gute bazayibona, kandi abantu bazayibona iyo niyo impression bakuzi kuko we niba ariyo foto yonyine yabonye urabati abantu bambo Abuba na ya business yanyangana kumutanga urugero ko mwe mu bantu mbona bambaye neza cyane uyu munsi. So avuga ati Abuba na ya business ye ntago bitwika, iyo niyo impression we yamugiye mu mutwe, bivuze ngo niyo uzambara neza kangahe bingana iki abata ariko naramubonye siko bimeze. Ibyo ujya wambara neza niba atarabibonye we yabonye bya bindi utambaye neza. Ariyo mpamvu abe ku social media abe na gutya tumeze always bora kuri impression yawe. Yes ariko twigarukiye ku isomo turiho mu presenter igihe cyose ugiye kujya kuri stage make sure ko urimo uragaragara neza. Hello twese abenshi hano tuza abapasiteri, yes tuza abapadiri, nge umukatolika nakuriye mu bapadiri mu seminari the same brother Ephraim, urabazi bari bafite ibishura bya buri munsi bitandukanye bitewe n'umunsi wariwe. Ntashobora kujya kuri stage ngo ajye kubwira system y'abantu babo babyite system ko nabo ni system baba bari kubaka. Yes then ngagiye adafite impression nziza nibishoboka. Abapasiteri muzi ku bantu musengera muri ADPR, abadive n'abandi mu matorero atandukanye, uzarebe bariya bantu niyo yaba usanzwe umunsi ko mu buzima bwe busanzwe umuntu adatembera adatwika, umunsi wa stage wo ku cyumweru ajya ku itorero aba yambaye neza cyane bidasanzwe. Twebwe rero nk'abaspeaker duhora kuri stage nk'abantu wa kabiri munsi, make sure ushobora ko investinga muri image yawe. Gukora akantu ka image munyemerere mbaye story ya Apply Events sinzana ari gukorera kano kanya ariko mamenya ko muramuzi. Umuvandimwe kuva kinjira muri business ndabyibuka sinzi umuntu yagiye afata igikweto cya kivuye nka kikagera yacyambara inkweto igahita ireba hejuru gutya kirenge cye kikaba kigeze ngaha ireba hejuru gutya. Ikote sinzi niba ryari iryandi ryageraga ngaha, ikote ry'umutuku ririmo utuntu tw'umweru hano sinzi niba arabarizi byageraga ngaha, wamureba ukabona ameze nka Joker niba abantu bakinnye amakari base bro. Yego ni byiza wambaye neza ariko umuntu wese ukubonye aribaza umuntu uri kumbwira business Jokeri yahawe na papa we cyase niba abantu bazi story akanyengoga nawe hari igikote yari afite cya papa we kuko bamwita Mathias n'umwe mu baridazi bacu yenda ari n'abajya bakubita nawe yaje gukora ama maintenance yari muri company yambara igikote cya papa we mu minsi ya mbere muri business nacyo kigeze nka no kinamuruta kinini cyane gutyo wambaye ukuntu ananutse yari ataranajyuka murebe ukuntu ananutse ari mu ikote uko afata akaboko kagakubita nko muri no shati yonyine. Kuba bavuga ngo kuba umuntu ari smart ari umupapa agomba kujya umusore yakwambara suit hasi n'ibintu bifite ni mu bantu bajya kwambara amakote manini ariko sinakabya mugeze ku rwego ku buryo nyine umuntu avuga ati uyu muntu yambaye nyine ugasanga nubwo yenda dress code wayigiyemo ariko dress code wambaye ni igizwe
gufiti hello ariko nyuma ari byo nashaka kuza kuvugaho kwa kundi uri kugenda ubona amafaranga yawe ya mbere muri business hello ko watangiye don't care icyo gihe nta kibazo nagiranaga nawe ariko cyangwa uri kugenda ubona amafaranga ya mbere muri business make sure ko image ari kimwe mu bintu wakora mwebwe ndabizi mwese mwambaye neza aka kanya ariko utekereze ku bapartner banyu hello hari n'ubufite amafaranga afite imyenda ajyana gusenga akaba atayizana muri no business afite suit ajyana muri korari cyangwa hehe akaba atagiza yambaye aje gutumira abantu kandi wasanga bikoze wa muntu yatumye ashobora kwinjira akajya kugura irindi n'ubundi gusengana akajya ajyayo yambaye neza ariko ni bimwe mu byo dushobora no kujya twigisha abantu bacu kuko muri abo bantu bacu impamvu ndi kubivuga presentation irangira kuri twe kubasipika kuri stage nabo bakora presentation nabe one cyane izindi zose group presentation wicaye mu gasako ushobora kwinjiza umuntu ukamubwira ati inshuti yanjye iyo ninjije umuntu biri mu bintu mu musaba bya mbere sibyo biri mu bintu musaba bya mbere nyiri mushya bacyosaki itsoke ariko uyu munsi ko mbizi nabimenyeye biri mu bintu musaba bwa mbere nubwo ati nubwo ushaka amafaranga utangira business cyane cyagiye kiyabona ikintu ugiye gukora kano kanya ushaka n'amafaranga yo gukora kuri posture yawe hello kandi abo bantu babikora niba business hagize imbogamizi runaka ntago ziva kuri impression abantu be bari kugira kubera ko mpita bimusaba ku kanya ntihajya hashira n'ukwezi atarabikora ataragira suite ya mbere niba ari umusore niba ari umukobwa ubona kwinjira abakobwa benshi muri business ariko mpamya ko ibyo bintu tubikozeho abapartner bacu bajya bagaragara neza kuko impamvu benshi batabikora nuko tutabibabwira tutabibasaba ko ari ingenzi kuri business umwicaje ukamwigisha akantu nawe ukamubwira ko kugaragara neza bizatuma bimwinjiriza abantu benshi bizatuma benshi bamwizera bizatuma niba ari na post agiye gukora ku Facebook attracting abantu akabagaragara neza mpamya kuko byagenda kose hari contribution ikomeye byakongera ku bantu bayigisha business ku bantu bamubona muri no company yes or yes hello ndumva rero ibyo nari byinjiremo cyane byose yasobanuraga kuri ya image ahubwo niba ari point nibagiwe kandi y'ingenzi keep it short and simple tell your neighbor kiss abantu bari kwanga kuzivuga group utari kuvuga kiss kandi wasanga muri kwanga kubivuga mubikora kiss so muri business yacu cyangwa se nko mu presenter nko mu public speaker mwibuke ndacyadefininga akantu mu public speaking skills so batubwiye kiss mu magambo arambuye ni keep it short and simple no bidefinisi urasanga aricyo ayo magambo wayarambura bikavuga so rero nko mu presenter ntukabigire byinshi cyane so ari business part nabyo ndabyumva ari nka gutya muri sale bavuze kuri stage iminota numva tugenda dukoresha cyane uyu munsi twabonye slide ko biroroha cyane gukoresha slide sibyo kurusha uko ari ibintu uri kugenda bivanira mu mutwe waka ugira ute cyangwa se usobanura nta business kit ufite icyo gihe birakugora cyane ukaba wakoresha n'igihe kirekire so bimeze ariko niba ari nka kuno ku stage tuba dufite hakaba hari slide rimwe na rimwe washishemo amaso straight ko zikurikirana yes or yes then niba uri kuri product part numva hano abapresenter bajya baba iminota ingahe 10-15 abapresenter bagiye bakora hano iminota ingahe bari kuduhereza 15 jya kuri stage babafite iminota mukoresha cyangwa no ariko I think ari 15 niba mbyibuka neza ari 10 ejo bari bakubwiye 10 okay 10 minutes ziragije ko zira set za product waba wazinyuzemo je ndi kwigisha abantu one product tujya zinjiramo kireka yari umuntu atumiye akeneye product twabivuganye ndongera ni product zacu tugira product nziza zirinda zikavura indwara zitandura izo product zikoze mu mboga imbuto ibihumyo bimera by'icyatsi kibisi n'imiravumba imikakarubamba n'ibindi byose nk'ibyo ngibyo zifasha kururinda izo ndwara zitandura urugero igifu diabete amibe constipation asthma sinusite n'izindi zose zitandura niba ari zo nayo wambwira icyo gihe mba ndangije product part nahita ninjira muri business yo nshobora no kwitindamo kugira ngo umuntu asobanukirwe byimbitse ko nicyo cyamuze siko bimeze
ariko product niba arizo zamuzanye gusa ari umurwayi ngo zo wasindamo na business no yigena. Hello, bamenya ko kuri ziriya slide zacu 10 minutes babikunotify izi neza birashoboka ko waba uzirangiye. Yes. Na mpamvu yo kwinjira muri uko navuze muri content, na mpamvu yo kwinjira muri fact na ingredient. Make sure ko product uyiva wari nk'indwara uvuze niyo zabe byirisha tuyigirite ivura nurangiza ugati n'izindi nyinshi. Sibyo? Nujya kuyindi gutya. Minota 10 yashira wagize ute? Cyangwa se unasaba gushiraho slide irimo product zose imwe gusa. Hello? Slide irimo product zose ari abashyiraho zivugire rimwe. Turangiza ugati niba barabafite ibibazo ku ndwara z'igifu. Izo zose uzirondore zivura wabwire tuze kubaza umuntu wagize ate wagutumye agwa amakuru arangiza. Hello. Then ubwo nari ndi kwano kuri time management ukoresha igihe gito kuri keep it short and simple. Niba ari business part yari kuri body kuri ya kuko ari ibintu kwishakira mu mutwe benshi biragorana ugenda uhuza utudoti ariko niba ari slide nabwo cash flow quadrant bakishyiraho ibyinshi baba bari gusoma baba babibona. Yes. Then tuvuga icyiciro cya mbere ni cy'abakozi, icyiciro cya kabiri ni cy'abafite business ziciriritse cyabatangiye kwikorera bakora bonyine, icyiciro cya gatatu ari nacyo nshaka kuvugaho cyane ni icyiciro twabateguye ari nacyo business yacu irimo. Turiya byiciro ukora amasaha menshi ariko ukabona umusaruro mutoya, ukora imyaka myinshi ariko ukaba utagera ku ntego zawe nyinshi. Kuko nuza mu gice cya business nushaka icyo gifocus ngo kimaremo n'iminota 5 cyangwa 10 yenda 10 babakabije ariko kimaremo n'iminota ya part ya business yawe. Nurangiza ajye bakiro slide byose baba bisoma utangira gutya bari kubyibonera amafaranga utangiza komeza uze gutinda muri bwa buryo yenda bwa match bonus cyangwa bwa DRB nabwo ko bari kubibona kavuga ngo wabona ya ariko umwemerere gutekereza amaze kwinjiriza nk'abantu 100. Hello, tibazi kumaze kwinjiza abantu 100 hano utangemo n'ingero zisanzwe za hano hanze. Nk'ubu dukora business imwe n'abakomisiyoneri ni mubyemera nuko bo birangirira kuri DRB ayabona inshuro imwe. Dukora business imwe n'abantu bakorera yenda Sanlam, bakorera Radiant, bakorera BK Insurance murabisikigira ishami ry'ubwishingizi. Bari abantu icyo bakora Canal Plus murayizi, abakozi bayo bamutegeka nibura ku munsi guhamagara abantu 100 ku kwezi bakazamuhemba, ariko buri munsi agomba kwerekana liste y'abantu 100 yagize ate yahamagaye. Urumva uwo muntu akora n'akazi karenza k'umuretsi wawe. Ikibazo gikomeye afite nuko atazi ko ibyo binabikoze yubaka systeme byazakomeza kumuhemba n'igihe Canal Plus yamwirukana. Hello, cyangwa se no mu kwezi ukoze kora 100 muri network marketing buri munsi ukazikora ukwezi kugashira. Bro, amafaranga bakwinjiza sinzi ukuntu angana. Hello, sinzi niba muri mwari umuntu wicaye mukore kora 100 uyu munsi, ejo uzikore, ejo bundi uzikore, nibura umare n'icyumweru ngo umaze guhamagara abantu 700 mu kwezi, umaze guhamagara abantu 130 abantu 3000. None umbwire ngo nasena poabo. Hello, wo muri Kanari arabikora ukaziko agomba gutanga report y'abantu 100 yagize ate yahamage. Then nyuma y'ukwezi bakamuhemba 200 cyangwa 300 bamuhemba. None ibyo bintu bikoze muri network ayo mafaranga wayabura. Ahubwo se ntabwo wakwinjiza niyo waba ukiri gutangira muri business mu kwezi kwa mbere ukajya uhamagara abantu 100, ukwezi kwa mbere uhamagara abantu 3000 na miliyoni y'amafaranga wayinjiza cyangwa ukayirenza muri. Hello, bivuze iki rero ari cyo navugaga to making sure ko twebwe nk'aba presenters zino points nagiye mvuga nyamuneka usikozeho kazuzuza byaba ari byiza. Hano muri posture na image yose profile the pack yayise pack nanone yongeye yita packaging yourself. Ibi byose imbitindaho nigeze kubivuga. Image suko wambaye gusa nta dutarutse avugamo umusatsi wawe akavugamo inkweto niba zisa neza wazihanaguye amuntu usanga ari inkweto yarabaye ikijuju kandi yarumuka kuno twimwe tukagimba mu rugo yiteye. Simbizi nyine hano abarimo ariko murabizi ko abantu barahari nta muntu urabona yemeze gutyo. Impamvu ufite umuntu twose yagiye adushyira mu experience we yagiye abona. Sibyo intoki ugasanga umuntu afite inzara ugeze nkaha harimo utuntu tw'umukara
waziciye sibyo cyane butaziciye ukajya uzikorera isuku ukazoza neza sibyo then utwo tuntu twose abantu baratureba sibyo ugasanga rero ukurikira ibyo bari kuvuga hari ari kwirebera inzara zajemo utuntu tw'umukara nari kwemera ko yishyura mu byiciro mukuremo amafaranga make ari kuvuga ati nukuri kumbwira ngo nishyure mu byiciro wasanga ushaka we tujya gukoresha inzara. Hello. Then not too much skin is ubwo hano yashaka kuvuga iki ba abantu mwambara utuntu dutoya hano cyonse cyo nabarimo ariko abo bantu nabo harubona ari inzikera muri optimism yarinjiraga n'abantu bose ukabona bameze gutyo gukurikira training niba ari training cya presentation mukobwa ariko nawe n'ibyamugendekereza byaje kurangira kwiginze business guys hano ntago tuba tuje gukora presentation tuba tuje kwereka business aba turaba business people ntago wabukora muri beka baberekana amafaranga babakira abakiriya baza kubitsa n'ababikuza aho kugira ngo umukiriya aze kwibikiriza miliyoni ze ahita avuga ati oya izi miliyoni ndashaka kuriya muntu tuzajya n'ahantu runaka nzazimuha sibyo make sure ko umuntu yaraje kwitangirira business abonye ukuntu umuntu yambaye ibintu yenda bigeze nkaha abate we ntabwo gitangiye buriya rero ubwo akajya agaruka hano buri munsi kagira ngo afite target yo kwinjira muri business kandi afite umuntu ashaka ko ayo mafaranga azagira ate azayahaga yamubishye afite indi business ashaka kwitangirira so not too much skin niyo natwe twaba turi abasore nyine ugerageza munyanganira abantu bambara nk'amasogisi ngezanga hari inkweto zabyo nk'inkweterize yambaye nk'iyi musista yambaye amasogisi arya bayita ngo iki n'amastopa ariko hari igihe usanga wambaye nk'inkweto tuvuge nk'ino nkweto nambaye ntabwo ari inkweto yo kwambara amasogisi byiza sibyo niba ari abagabo mugerageze mugure n'amasogisi hari nagera ahangaha nayo wayabona ariko nibura amasogisi ku buryo ipantaro n'ubu yo urabona niyo nicaye ipantaro yanjye igera hehe nta skin ziba ziri kugaragara nyinshi sibyo hello make sure ko udahereza umugesti wawe utuntu twose najya kureba abona uri full package hari abantu bambara ama don't touch noneho munyangana ndabizi hari n'abarida benshi mbona babikora hari muvandimwe Clement nubwo yabigabanyisheho gato Evode reka bariwe nanga urugero ugasanga wambaye ipantaro neza imeze nk'iy'umwana wo muri guys abantu banyitwa tuntu twose baratureba wabyemera utabyemera that's okay ariko muri izi point zose impamvu babivuga uburi guhereza umuntu byinshi byo kureba atakeneye kureba uhereza umuntu byinshi byo kuba focusingaho atakeneye gufocusingaho kandi akagombye kuba focusinga cyane kuri presentation uri kumuha ko umuntu wawe wamutumiye ibintu focusingaho cyane akabigenda uri kumubwira ari closing uri kumuha hari amahirwe menshi ko umuntu araza gusayina ariko umuntu aba ari kwifocusingira ku bindi runaka hari amahirwe menshi ko mu byo wavuze yaciyemo 10% yabyo rero no kujoininga biri hasi siko bimezera tumekinge sure ko utuntu twose ubu packaging neza hello ko ni wambaye don't touch igeze ahangaha ariko batari kwimurika amafaranga niba ari umuntu mukuru we none ari abasore bagenzi bacya bamwe mu bantu tungana that's okay ashobora kuvuga ati umutipe ni umufashionist yes ariko ukapuraza gushyiramo megavase kuvuga ati umwana uri kuvuga ibintu n'amafaranga nacyo kimwe yabonye bati umwana amafaranga akorera yakorera karama ikabuta abijyemo mu bitekerezo amarenga 30 minutes ari byo bintu ari kugira ate ari gutekereza hello sinibaza ko twese kamba kwizukura ngenza muri no business sinzi niba ari umuntu wambara pocket nza muri no business nambaraga pocket igeze nawe ndi umuntu ukunda ingofero mu buzima bwanjye busanzwe no muri business cyo cyose mba nambaye ingofero mu byoro ariko nza muri business bwa mbere naje muri event nambaye ingofero nza muri training z'abanyamuryango za mbere nambaye ingofero sizari na training hari uburyo baduhuzaga ko nta office twagiraga ariko hari uburyo Kanyengo gafite yarakiri Uganda Kanyengo yagahuza abantu n'ubwo bagasaba kumenima avuye muri kizi nkaza niyambara ingofero igeze hano amaso kuyabona ari atari Kanyengo aramaguru yaraturamenya amazina yanjye kuko yaraskari kwitaba nyinshi tuwa musore wa Erika nani wafite ari zahabu
abona ingofero igeze nkaho pocket igeze nkahariya nanjye ati none se brother icyo ukunda nyine yabigize big deal byarashobora ko yabikora n'amerwe itananigendera biza bada abantu ndabona bambangamiye cyangwa bidashobotse icyo ukunda nyine kubera iki wambaye ingofero no muri umwanya wose wa training cyangwa se ibyo bavuga rero ngene niyambara ingofero kubera cyambaye ingofero ndabwira njye ariko nkunda kwambara ingofero hari umutipe bita Rodrigue hari abantu bazi Fred umwe mu nshuti zanjye muri no business so apply ni wamwinjije muri business yitwa Rodrigue kugira Rodrigue ari umuntu mukuru none uri strict bya brand kanyo gatangiye kumbwira ati nta kibazo kwambara ingofero sibiza byabye bituma abantu benshi bagutinya cyangwa se bamwe nyine kwambara ingofero gukora presentation cyangwa muri mu bantu gutya n'uri no mu Rwanda si n'umuco mwiza ko bimeze ibyo nkabyumva ngari kumana point zinyumvisha uburyo ibyo bintu atari so ariko zihita avuga ati ahubwo kano kanya yikuremo kuramo ingofero wadusuzuguye banza no kwikomeza ndavuga ni wapi ingofero ndabona ntabwo yikuramo byazanje nasohoka sigende nze kubona apply nifitanye nikiyambwire ariko bambwiye ko kantu ka discipline bitameze neza ko twabiganiyeho umunsi wakurikiyeho bongeye guhuza namwe yakore abatipe rero nujya wambaye ingofero ibyo bakubwiye nujya utabyubahirije uzabazemera ko muri kumwe nabo kandi kano kanya urabakeneye cyane kuko turi kumwe buri munsi hari byinshi ukeneye kubigiraho nasubiye guhura nabo ingofero nayikuriyemo na pocket nayo rero numva ko twese ushaka no gufite ibintu usanzwe ukunda byawe that's okay impamvu icyo gihe ari umuhanzi byarumvikana nibyo bintu nabonaga abagenzi banjye gukora abantu turi kumwe mu kigare igikundi cy'abantu n'inziranye nabo nibyo bintu twakoraga siko bimeze ariko kano kanya ibintu usanzwe ukunda ibintu usanzwe wumva ari byo byiza kuri wowe ntabwo bicontributinga mu kukubakira business siko bimeze ntabwo bidacontributinga cyangwa bikagira mu kukubakira business wawe ubyigomwe by'igihe gito cyangwa se ukajya ubikorera hanze ya business. Hello. Hariho umuntu usanzwe kunda kwinywera agacupa. Ubaze uri kwigishamo umuntu ku buryo ushobora no kuba uri kuri stage umuntu inzoga akazumva. Ariko n'umuntu uramutse uri gukora closing gutya n'umuntu umwe ndababwiza ukuri ko ibyo bintu bishobora kumufisa ingobo. Nakomeza kuba concentrated kurikira ibyo uri kumwigisha. Hello. Rimwe na rimwe kimuntu anyweye inzoga nyinshi aba senseless. Siko bimeze nyine ntabwo uri guteka ntabwo uri kuri sense neza ku buryo sense zawe zindi batugiye zose zo gukora neza. Hello. Ku buryo ushaka kugira ureba audience ukayibonamo nk'abantu igihumbi kandi hicaye abantu batandatu. Hicaye abantu bangana nka gutya. Ayibabwira n'ingero zigendanye n'iby'abantu igihumbi. Yes. Cyangwa ukajya ubona hicayemo umuntu umwe kandi na sale yuzuye. Buryo nyine usanga maintaininga uburyo presentation yawe igende neza ijana ku ijana. Business to ibyo byose mama bifite flaglets kuko kandi ari nibagiwe nk'umuspeaker ugerageza uze wani please siko bimeze uretse n'umuspeaker niyo ushiranye n'umuntu umwe babiri nyine hari utuntu twose tugenda twazinga bari uko twiterateranya sign up igahita igira ite iboneka yes or yes ariko noneho nk'aba offline hari uduparufe tugura amafaranga atari menshi cyane siko bimeze hari n'utwo bisi gushaka kubarana n'amezi nangana kera nitwo njye nakoresha stari zino ukoresha ku buryo mu kwezi wayimara ugatangira gusabira 10 binga cyangwa 20 binga cyangwa bitewe n'iyo ukoresha ariko hari utwo abahinde bisi kandi ugiye nk'hano downtown cyangwa ukajya hano kwa Rwangura ndabisiko niho natuguraga kera tumara igihe kinini kandi I think sinari kudukoresha ariko ndumva tubaho bisi wamarana igihe kirekire kandi tudahenda ushobora gusanga nka 5 wakamarana igihe kinini simbizi aha ifremu warabisi biratanga aho wakwigomwa kurya umunsi umwe 2-3 ukagura kantu nibyo kazinjiza amafaranga ese subirwa uri gukorozingira mu pati nawe muri sako gutya rimwe na rimwe n'ujya kuri stage mwari mwicaranye aravuga ati iyo impression ye yamugize first impression murayibuka iyo impression yagize ite yamugezemo. Hello. Hano se hari abantu mutereta
cyamutereta muvandimwe aratereta pe tanatereta waba ufite ikibazo natwe tanatereta waba ufite ikibazo n'izi kofi noneho dufite ubuzima bwiza si 24 n'ibindi bitanu tanatereta waba ufite ikibazo unyumve neza ariko bana za sleeping around benshi numvisha abapatina bari kwitumira abantu hano kimubona kimara kumugeza hano gahita umwomeka kisiga nimero yawe hano nzajya na commentary tereta uvuga uyu muntu twakundanye twateretanye datsukena undi against yawe ariko sleeping around yo uva ku munwe buri kanya ujya kunda utesha abantu umutwe hano nawe ugiye umeka haronzi babikoze kandi n'umupatina n'ugata hano muri Victorious umukobwa wese winjiraga yahitaga yinyabyaye undi winjiye yinyabyaye na message abandikiye good morning oramutse neza ayoherereza nk'abantu veri muri broadcast hello reka bose bazamenye rero ko umuntu ari kubakora utuntu nk'utu barangije baravuga ati reka tumushyire kuri conference call strategy bazi naramuhamagara abandi bari kugenda bariho batamenye ibyo uko byagenze aratangira yivama ku bintu byose bose bakumva yambwira ati shaho urimbwa pe ibyo ntabwo byatuma wubaka business gutereta n'ibintu biri nomo njya ko umuntu wese ubuzima ibyo bintu arabikora ariko ubikoze muri ubwo buryo nk'ubwo umuntu yakoze ubwa mbere uri serious n'abantu bamenye kubicira business ariko nawe ubwawe niba unaplan nyine ntabwo kubaka business nizo karata n'ubushi ariko impamvu nabivugaga n'abandi bantu batereta uretse n'uyu munsi uri gukorera amafaranga ukiri no muri secondaire hamwe wabaga n'amafaranga ufite ku muntu wabaga ufite umwana n'urugero utereta wageragerezaga gukora kuri posture yawe ndabizi kuri ushaka gusanga n'akantu ka fragrance karabaga gahari kandi ari amafaranga wagiye ukata ku mafaranga y'isabune n'amavuta n'iki nta source of income wari ufite kano kandi ufite product wacuruza ufite sign up wabona ubyubarira shyiramo n'aka fragrance nyine bitaguhenze ku rwego rwawe ku buryo nugera n'igihe wazagura n'iy'amadolari 50 datubwe ariko nibura kubera ko nyine muri presentation kugira ngo ize kugenda neza brief ahangaha umana yanjye bazura musutamorosa ukajya uri kubwira umuntu wajya kuvuga akajya agira gutya man aramutse ari n'umuntu hari indwara njya numva ngo bitigikara sinzi niba hari ikintu kivura aramutse ari umuntu gucaho ugahita umenya ko uwo muntu ahatambuza kandi atari fragrance hello bitewe sinzi yenda niba ari uburwayi bundi buzange kuko iyo ndwara ntabwo nzi nyine ntabwo nyizeho amakuru ahagije ariko abenshi ushobora gusanga yenda yoga rimwe ku munsi ahubwo yaba yagerageje hari nk'abantu ushobora gusanga yoga na rimwe mu cyumweru uje muri no business ari uko bimeze usibye kwica na business yawe wakwica n'iz'abandi kuko njye muri secondaire y'abantu nari ubona akibyuka leta agenda nk'abashinwa akikora hano abashinwa benshi ni boga ngo nuko iwabo hakonja sinzi nyine impamvu bo benshi ni boga agira gutya akikora hano bakagira ibiproduct byinshi bisiga ariko ushobora ko tuba turimo z'abantu benshi bagenda n'amaguru ukabikora ugenda n'amaguru 1 2 3 4 5 urumva nyine wabizi ibyuya warangiza ni woge uko byagenda rwose ntabwo akafuke kaba kameze neza sibyo bindi kubabwira iki suko mubikora ahubwo nuko ari kwe tugomba gukoraho cyane yewe tugomba no gufashamo ko ibintu turi kwiga si ibyacu gusa tugomba no kwifashamo abapatina bacu rero mpamya ko kuri kano kantu ka brief nako sasa ko waborosa n'uwaba afite ikibazo muzamushakire toothpaste yacu uko bimeze ku buryo kuko niba ukenera kuvuga cyane buri kanya uri kuvuga uramutse uvuganye n'umuntu akumva ari ukuntu ufite utameze neza iyo bamubwiye byose ushobora kutaba concentrated nabyo ariko ashobora no kudakomeza gutega amatwi yanakifuza avuga ati ibintu birarangira ryari n'igeze hello gadget ahangaha ni amascreen ya telefone ni telefone ukoresha hari umurida narinze n'umurida mukuru ibyo twarabishwaniraga ikiza no kadakorera hano ugasanga telefone ye yamenetse hano imeneka irimo ibisate bishobora kurenga nk'icumi kandi agiye kuyerekeramo umuntu successful bakajya agira gutya sirayi kamwereka ngo dore hano naguze ngo dore hano ngo dore hano no kugenda ugakuraho
screen ya telefone ushobora kuba itari na screen yenda ari screen protector. Iyo screen protector imenetse vana mushyiremere kuko ako kantu k'igihumbi cya 2 karaza gutuma umuntu adasayininga. Hello, cyangwa se witwararika ntuyimene nujye na screen protector nyinshi kuri telefone ariko kugira ngo telefone yanjye igwe hasi byagorana. Kuma biswa nigo hasi iragira ite irameneka kandi imeneka irameneka screen igura 1000 niba abantu benshi mutunza amasamsung screen imenetse uratanga amafaranga nk'agura indi telefone siko bimeze. Ifate neza shyiraho ama screen protector niba we bitakubangamira shibyo then konje mbamuramo buri kaje yo nkoramo muvara imi screen protector muvara uburyo kitindi nshaka fast ariko niba bitakubanga shyiraho screen protector ariko nibitangiye no kumeneka vanaho shire yindi ko byakunaniye kwifata neza uri kwikubita hasi niba bimenetse vanaho cyangwa ugihisha wigisha umuntu wa telefone itagira ite tagaragara ubivana ugiye guhamagara nabwo bimeze nuko bifata n'utuntu twica ibintu. Gadget zawe zigomba kuba zifite isuku ugasanga umuntu nka telefone ye yuzuye ivumbi yuzuye n'ubu ushobora gusanga iriho n'ibindi asangira nayo muri mwe ni muri bo murabariza bakuri ko muri abafatira banyu muzajye mubireba uzabona bimeze gutya. Making sure ko gadget zawe ziba zipaketinze neza. Niba ari ya masaha wakagombye kwambaye isaha ibara niba itabara kuremo kwari umuzaba uri kwigisha arebe abantu bacu baba bareba utuntu ntabwo benshi bari focus kuri megavase avuga ati reka mbanze nde isaha ye nini arebe igihe urushinge rwatere abibure kandi nasanga isaha kandi gutya zikakwereka igihe sibyo abone n'isaha y'ishinge nk'uko ariko arebe igihe rwagendeye. Utuntu n'utuntu dutoya benshi tuba tuba ko umusaruro utari kuboneka ariko washobora gusanga ari utuntu dutoya butakozemo utuma umusaruro utagira utaboneka sibyo. Izi gadget hano ari kubivuga niba telefone ari rubber band hisha efiya cyangwa ari bari mu ikoti kubitema uraza kubiri kubwira umuntu business ya megavase telefone yawe rubber band ari uri kumwereka mbere kujya ukavana buri kanya umwereka tudo uba ufite telefone mfite ariko hisha mwigishirize muri business kit niba ari ibintu byo kumwereka winyabye ku ruhande gato ugenda uza n'umuntu ufite telefone ushaka kumwereka niba birimo bimwereka atreni wawe niba hari slide zawe zibamo grabe. Oh yes. Hello. Ndumva ibyo bintu byose twagerageje kubivugaho kandi mpamya ko nitubikosora nitubikoraho niyo yaba nta kibazo bafite komeza ubikoreho cyane. Hello, buryo umuntu wese yazajya avuga ati wow bagwamagara kuri stage tumuspeaker mwiza nguyu. Yes. Ndumva ibyo nitubikoraho public speaking yacu zabihagaze neza kandi bihagarara neza gutyo presentation ya buri wese anizaba the killer presentation utanga ya story utanga munakavuga mubejo cyose cyari kuri stage yero bagatasoza bitewe no ku point twose agize ate atwuje yari ariko bikoraho kandi neza cyane. Numva rero